Yeah, Pastor ka Films presents. Uyu munsi utangiye agafilme kacu rwose tugatangira umwana w'umukobwa umanuka amasikariye ariko akamanuka agwirirana. Barakwereka bidatinze inyuma yahise haturuka umuntu w'umusore rwose ni bamwe bo ku makaritsiye baba ari imburamukoro. Araza aramubwira ati uyu munsi ni ngiye inshuti yawe ya none, ariko akabivuga acunga hirya no hino. Umukobwa akavuga ati uri inshuti yanjye ko ntakuzi se. Meze ati ndi inshuti yawe kandi ndagufasha. Bidatinze barakwereka hano hari agataxi rwose kazanye umuntu arasezera, harimo umutaximeni. Ariko wa mukobwa akavuga ati no, aha hantu ntago ari iwacu, ntago mpazi, ahantu ukunzana simpazi. Umusore avuga ati iwawe ndahazi ndagufashe ndakujyana rwose humura. Ari gucunga hirya no hino, bigaragara ko uyu musore ashaka kumutwara ahantu akamwambura utuntu twe. Barakwereka wa mutaximeni yahise asunika wa musore aramubwira ati hore mubiki ko tukuzi kuri bandi. Wa musore avuga ati ngende kugerageza gufasha uyu muntu rwose, urabona ko afite ikibazo yasinze. Mutaximeni avuga ati nta soni uri gufasha umuntu kumufatira nawe ko yasinze ushaka kumwambura wowe ko tukuzi kuri igisambo hano, nta soni. Umusore akomeza kumutonganya. Wa musore wundi abonye ibikomeye rwose yahise afata inzira arirukanka. Amaze kwirukana ikikwereka ko yarashaka kumwambura mu by'ukuri. Wa musore rero umutaximeni yahise afata wa mukobwa aramuranda atamujyana muri taxi kugira ngo ajye kumufasha rwose abashe ko yamugeza iwabo. Bidatinze barakwereka yahise amufata amutwara muri taxi ye kugira ngo amutware. Wa musore mu gihe ari kureba mu byangombwa abona harimo ibyangombwa by'umukobwa aho atuye, adresse ze. Amaze kubona harimo adresse, wa musore yamurebye aramwitegereza ahita yatsa imodoka ye rwose aramutwara. Nkubitsa ko iyo ari Pastor Films, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Noneho rero wa musore yakomeje gutwara wa mukobwa. Bidatinze bakwereka yamugejeje iwe. Urabona ko ari urugo rwiza rwose rumeze neza. Wa musore yese afata wa mukobwa rwose arangira amutwara, agenda amuteruye. Amaze kumuterura aramwinjiza, amaze kumwinjiza arabona ko nyine ari kumufasha kubera ko yabonye ko ari umuntu wasinze rwose kandi ari umuntu wacitse intege cyane. Wa musore amaze kumwiza mu rupangu akingaho, amaze gukingaho arakomeza araterura amugeza hano amubwira ati noneho ahangaha tugeze wakitwara. Umukobwa akavuga ati hano nakitwara nta kibazo, ati genda wakoze kumfasha. Umusore aramubwira ati itware rero ugende. Umukobwa ariko akavuga ati hano ndabyikorera n'ukuri nta kibazo, ariko ukabona ko afite imbaraga nkeya cyane. Umusore akamura akavuga ati uyu mukobwa ko mbona ataragera no mu nzura. Umusore bikamucanga akavuga ati ariko ntabwo nabona gufasha ngo ngeze iriya ngo hano magusige. Bidatinze barakwereka yarongera amurandata aramutwara amujyana mu nzu. Umukobwa noneho aravuga ati noneho hano tugeze pe nakitwara, ariko ukabona ko nyine nta mbaraga afite intege nke rwose, anywa inzoga nyinshi cyane. Amaze kubona ko umukobwa afite imbaraga nkeya y'uyu musore yahise afata icyemezo rwose cyo kumubwira ati reka nkutware nkugeze mu nzu nta kibazo, kubera ko ndi kubona nta hantu magusize utahivana rwose. Bidatinze umusore yahise amuterura rwose, nubwo umukobwa byibushye umusore ntabwo byamukanze, yahise amuterura rwose amujyana mu cyumba cye. Amaze kumujyana mu cyumba aravuga ati icara uryame. Wa musore amaze kuryamisha wa mukobwa, ariko umukobwa ntabishaka. Umukobwa wo kuryama yahise abyuka. Mu kubyuka ahita yibuka avuga ati ariko ukuntu numva nta sakoshi yanjye mfite, isakoshi yanjye iri hehe? Umusore avuga ati isakoshi yawe irahari rwose, ugira ikibazo weho ryama uruhuke, isakoshi yawe nayisize mu modoka niho twayibagiwe, reka njye kuyizana hanyuma weho uryama uruhuke kuko ntabwo umeze neza. Ati kanyizane vuba vuba, nimara kuyizana nawe uryama uruhuke, hanyuma urebe ko inzoga zakugabanyukamo kandi utuze nta kibazo, kankuzanira isakoshi yawe. Bidatinze barakwereka umukobwa mu nda habaye nk'amuriye. Hamaze kumurya rero yahise ajya muri toilette kugira ngo arebe ko mu nda hakoroherwa. Wasanga agiye kuruka kubera ko bamwe hari igihe banywa inzoga bakaruka. Ndetse barakwereka wa musore yaje gufata agakapu k'umukobwa, amaze ugafata arakajyana. Amaze ukajyana umukobwa nawe hari hano muri dushe rwose ari kwiraka avuga ati hako ndi mwiza. Abantu bari kuvuga ngo nasinze, ubundi bari kubona bite ko njye ndi mwiza, ko ndi kubyibonera, ko ndi kubonera ubwiza bwanjye. Ati ariko se ubundi nasinze? Kakibaza ibintu byinshi. Ati kaninywere n'amazi, ngewe ndi kumva nshaka kwinywera amazi. Umukobwa yafunguye robine rwose avuma amazi. Amaze kuvuma amazi aranywa. Bidatinze barakwereka umukobwa rwose yatangiye kwireba gake gake, atangira kwireba, atangira kuzamura imyenda. Amaze kuzamura imyenda ajya ku buriri akuyemo imyenda. Barakwereka wa musore yaraje agera hano mu cyumba, asanga umukobwa rwose yakuyemo imyenda nk'umusore rwose utagira imico mibi, ntabwo yahatinze yisi yirukanka aravuga ati ego mana yanjye uriya mukobwa ko yakuyemo imyenda. Bidatinze barakwereka hari umugabo w'umupolisi rwose yaje, dore nuko ngo kuyinjira arinjira nkaho ari nyiri urugo rwose.
barakwereka wa musore akimukubita amaso abagize ubwo barirukanka ajya kwihisha. Mu kwirukanka rwose agiye kwihisha, wa mugabo nawe w'umupolisi azahamagara ati sheri bimeze bite. Wa mugabo w'umupolisi mu gihe ari guhamagara sheri, undi nawe yagize ubwoba rwose arihishe. Dore mwabanwe nuko abantu bahorana akarengane, yaje atabaye none nyir'urwo amusanzeyo. Wa mugabo w'umupolisi mu gihe yinjiye mu cyumba bakubiswe n'inkuba aravuga ati mpara yanjye, ati se kumbi umugore wanjye arahari. Barakwereka wa mugabo yese asubira inyuma, kumbe yari yazanye undi mugore w'inshoreke. Mama we, dore agafilme kacu ngo kararyoha. Aza yirukanka abwira wa mugore ati ntabwo uzi ibintu bimbayeho. Wa mukobwa nawe ati kuje wiruka bimeze bite? Ati wa mugore araharisha, uzi ko aryamye? Ati ntabwo nari nzi ko ahari. Wa mukobwa ati none si ibyo nibyo urambwira? Ati ngewe wambwiye ngo nzi tuze hano, none uri kumbwira ngo wa mugore wawe arahari, byose uri kubimbwira ngo bimaze iki? Ati shaka ahandi hantu tujya. Ati reka nanjye ntabwo nari mbizi. Ati none niba utari ubizi tekereza ahandi hantu tujya. Ati ntabwo nari mbizi rwose, ngewe uriya mugore arantunguye kuko nari nzi ko yagiye gusinda n'abandi bagabo, kubera ko nawe asigaye agenda gusinda agataha amajuru yasinze ari n'abagabo bamucyuye. Umukobwa ati ngewe ibyo ntabwo bindeba, wambwiye ko umugore adahari, kandi niba adahari rwose wambwiye ko adahari nanjye ndabyemera ndaza, none kumbwira ko ahari rero shaka ahandi hantu tujya. Ati none se ubu tubigenze gutera? Ati nanjye birantunguye rwose. Ati reka byiza, ati najya kureba ukuntu mbigenza. Umukobwa ati genda uri kubigenza, kuko kumbwira ngo ngewe nzi ngo nkurebe, namara kuza ukambwira ngo umugore arahari ntabwo nabyemera. Bidatinze barakwereka wa mugore rwose bazanye nk'inshoreke, bamunyujije inyuma mu gikari. Umugabo agerageza kumwuriza kugira ngo barebe ko yajya mu rugo imbere akajya kujijisha umugore. Bidatinze barakwereka bakiri aho ngaho batangiye kuganira gake gake, batangira no guseka. Hanyuma barakwereka wa mutaximeni nawe yabonye uko asohoka mu rugo, ndetse barakwereka ari kugenda hari ikintu yabonye arikanga, aravuga ati biranibikira. Mu gihe ari kureba kumba abona ni wa mupolisi ugiye gusubana n'undi mugore, aravuga turasiwe nabonyera. Barakwereka wa mupolisi rwose yari kumwe n'undi mugore rwose. Hari ibintu badatinya abazungu, mara yanjye, hari ibintu badatinya rwose. Reba nk'ahantu bari batangiye gukora bera bintu ku muhanda, arangije igira nk'umuntu urimo aramwereka ibintu by'amategeko, amwereka amusobanurira. Wa mupolisi nawe atangira kwigira umuntu uzi gusobanura. Wa mugabo akareba akavuga ati ese bimeze bite boss, ko mbona bimeze bite? Umupolisi aravuga ati hari ikibazo wowe ufite? Ati ngiye ko ndi kumwe n'umuntu hano ku muhanda tukiganirira musobanurira utuntu yarambajije, wowe hari ikibazo wowe ufite ngo wenda ngufashe? Ko mbona si ubundi ko mbona hari ikintu urimo urakeka, bimeze bite ko mbona ntazi kuri kwivanga mu bintu byacu? Ati inzego z'umutekano nawe uzi ukuntu zikora. Barakwereka umugabo yaravuze ati ni inzego z'umutekano waba uzi ukuntu zikora? Wa mugabo w'umutaximeni areba umupolisi aravuga ati si umupolisi usobanura abantu begeza iminwa sha, bimeze bite? Arangije yaje kuganiriza umugore, waravuga ati si ubundi uriya mupolisi ko mu kanya hari ahantu mubonye, nkaba ndi kubona nawe mutangiye kugira kuri zino gahunda, bimeze bite? Umugabo aramuha system, uriya mupolisi mubonye hehe? Umugabo atangira kumutera inkuru, arangije amuvuga ati ngewe uriya mupolisi hari umugore nari gufasha rwose wasinze, atari kuri uriya mupolisi mbonye yinjira mu rupangu rwose, yinjira abari gusakuza ngo sheri. Amaze kwinjira mu rupangu arongera agaruka inyuma, ati none ndabasanganye hano muri kuganira. Ati uriya mupolisi ni umuntu mwiza, atari kunsobanurira ibintu by'amategeko y'umuhanda, kubera ko hari akamodoka gashya naguze muri iyi minsi. Ati oh my god, amategeko y'umuhanda se utangiye kugira injiji ngewe? Ati ibyo ndi kubona nasaze cyangwa se bimeze bite? Bidatinze barakwereka hano hari umugore rwose yaje nuko yigendera abagenzi. Noneho araza asatira wa mutaximeni mu kumureba abona aramuzi, aravuga ati mbona nkuzi se bimeze bite? Wa mutaximeni agafilme kacu gatangiye kuryoha, aje aravuga ati ngewe ashobora kuba arantwaye simbizi, atariko ngewe nanjye ndi kubona atari ubwa mbere nkubonye. Uwo ni umugore urimo urabivuga. Ndetse barakwereka mutaximeni ahita avuga ati ndabyibutse, aturibuka igihe naje kugutwara cyagiye wasinze nkagufasha ari nijoro. Ati buriya inzoga ntabwo ari nziza wa muntu we, kubera ko inzoga zirangiriza. Ati mana yanjye, watuzikora wari wabaye, wari wazindaye, wasinziye, ubona ko nyine ikintu cyose nta kintu na kimwe wibuka rwose, ubona ko byarangiye. Umugore nawe aterega wa mugabo we, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kubera ko umugabo wanjye anesha umutwe bishoboka pe, ku buryo ntanyweye inzoga nta kundi kuntu byagenda. Nibura inzoga ndazinywa hanyuma nanjye mu mutwe akaruhuka. Umutaximeni aramureba amwitegereza ati oh my god, ati bibaho rwose nta kundi. Ati naba byoroshye, ariko kandi nanone inzoga ntabwo ari nziza rwose, ibyo bimenye. Umugore aravuga ati ndabizi ko atari nziza pe, ati ariko nanjye nta kundi kuntu nabigenza, kubera ko mba ntataye umutwe cyane bya hatari. None umugabo aramubwira ati
ndabizi ko abagabo b'iki gihe kenshi baba badashobotse, atariko kandi inzoga ntizigatume wumva rwose ugomba kuzinywa bigere hariya kuko wari umeze nabi cyane. Umugabo atereka utugende ungeze aho ngiye, ahubwo weho ibindi turagenda tuyiganira mu modoka nkubwira ukuntu detaye zose ziba zimeze. Mu gihe umugabo afunze imodoka abakubitanye n'umukobwa, umukobwa arangira amubaza ati ugiye he ko nahise ko barantwara. Umugabo aramubwira ati watinze none imodoka namaze gufata undi muntu rwose, kandi iyo umpamagara kare mba narizavinze, ariko kubera ko utambwiye imodoka bayifashe kandi umuntu yamaze kugera mu modoka rwose. Umukobwa aramubwira ati oya urabizi ko ahantu hose ngiye ari weho ubuhazi, ubwo rero kumbwira ngo uragiye gutwara undi muntu ntabwo ari byo pe. Umuhungu aravuga ati reka nze mbitekenike turebe. Arangije aramubwira ati none se ko ari umuntu nari nsanzwe intwara wakemera njyewe nkamaza namutwara, namara kumutwara weho nkagaruka kugufata. Umukobwa aravuga ati oya. Arangije aravuga ati ahubwo wamuzana ukamushyiramo twese ukadutwara. Wa mukobwa mu gihe agitegereje haba hinjiye undi mukobwa, amaze kwinjira wa mugabo areba ukuntu umukobwa ahise ava mu modoka yirukanka amutonganya. Hanyuma umugabo aramubwira ati rero niba udashaka kuntwara njye reka nigendere. Umutaximeni aramubwira ati oya rwose waretse kugenda ko nari kukugezayo, nuriye nawe nkongera nkamugezayo. Abona n'uwa mugore wundi asohotse arimo ararira. Arangije aramubaza ati si bigenze bite? Umugore ati umuntu agutuka mutaziranye koko? Atura muguruze y'imodoka uzi ukuntu anutse, uzi ukuntu angize. Uramugara avuga ati byose bishoboka bite? Ati umuntu agutuka mutaziranye pe, nta kintu na kimwe muziranyeho akaza akagutuka. Ati ibyo bintu ko bidasanzwe. Ati ahubwo uriya muntu mushobora kuba muziranye rwose, ahubwo ukaba utazana muziranye kubera ko hariya kenshi uba wasinze ukaba utabizi, akaba akubonye yakwibuka agahita akubwira nabi nta kindi rwose. Umugore avuga ati oya rwose uriya muntu ntabwo muzi, ngewe ntabwo muzi. Ati ariko ukuntu ambwiye ku mana yanjye ati byose bibaho. Ataranutse aranokoje. Ati ariko ubu ibyago byose ni bizajya bigwirira ngaho umugabo ikibazo abantu batangiye kunyanga. Ati riga nawe humura, nawe ntabwo ari wowe gusa uba ufite ibibazo. Ati abantu bose bagira ibibazo. Ati ariko ngiye ibyanjye biba bikabije pe ngo sinkubeshye. Ati riga nanjye kundeba uko wa mubyeyi we, nanjye umugore wanjye yarananiye. Kumbe wa mugore twasanze ari kumwe na fande yari umugore w'umugabo. Noneho aramubwira ati noneho nyicure ntahende ko bamufite stress. Mu gihe batashye rwose bagiye mu kamodoka barataha, ngabo ndore nguko barazamuka mu kaetaje rwose ni abantu biyubashye. Ariko wa mugore bageze hano bumva amajwi baravuga ati amaye nka data hano se amajwi nete nako twongeye kwimva. Kumbe wa mupolisi ari kumwe na wa mukobwa yari yazanye nk'incoreke, agasanga umugore we yasinze. Arangije basubirayo bakubitana n'umugabo we. Wa mugabo yinjiye yakubiswe n'inkuba, aravuga ati mana ya bise bibaho. Avuga ati sheri, ati ni wowe. Wa mupolisi arikanga arebye nawe agwa mu kantu. Kumbe wa mutaximeni nawe yaraziye na wa mugore. Mama we agafilme kakireye kakaryohereye. Ahangaha abagenzi ntibise ko ari Pascal Cap Films, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Murabona ko baguye mu kantu basanze baryamye bose barumiwe. Uyu mupolisi ni umugabo w'uyu mugore wambaye akakanzu k'ubururu, n'uriya mutaximeni ni umugabo w'uyu mugore tena uyu nguyu uryamye n'uyu mupolisi. Reka agahuru gahure n'akanyutse. Agafilme kacu kararyoshye. Oh my god. Ndatinda kwereka wa mutaximeni avuze ati ngiye kuva kera cyagihe narabaketse, kuva cyagihe mbasanga muhagararanye rwose ntakubeshye narabaketse. Umugore we yumiwe, ari mugabo arangije aravuga ati ngiye ndigendeye. Mu gihe wa mugore we yumiwe yabuze icyo akora. Hanyuma arangije barabitegereza avuga ati none se sheri uyu nguyu nawe urambwira ngo ni mushiki wawe ngo kwanyuko wanyu. Abagabo baraha abagore bazadusenya. Umupolisi yarumiwe agwa mu kantu, amaze kumirwa na wa mugore w'incorokeye nawe abaguye mu kandi. Umugabo aravuga ati ngiye izi saha ubu tuvugana ngewe ubu ngiye kugenda ngiye gufata utwanjye kubera ko izi stress untera rwose ntabwo nazazikira, kubera ko maze kubona ko icyo usigaje ni ukunyica. Niba ushobora kuzana umugore rwose ukamuzana mu buriri bwanjye, igisigaye usigaye gufata ukanyica rwose, ngiye ntabwo nabyihanganira n'undi munsi. Atuzi bazakubwire ngewe ntabwo nshobora kwihangana. Wa mukobwa aravuga ati erega ibyo wakigira byose umugabo n'uw'abagore bose, atari ko umugabo wanjye nawe aranyica. Wa mupolisi aravuga ati ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo uzura mugore wanjye ataranyice rwose. Ati ntabwo muzi. Bidatinze bari kwereka wa mugore yarasohotse. Mu gusohoka abasanze wa mutaximeni yicaye yigunze afite agahinda kenshi. Umugore amaze ati ese nawe bimeze biti, nawe ni kuri ubuzima bwanyu bubayeho? Umugabo aravuga ati ngiye byihorere birarinze, umugore wanjye ashobora no kurara mu kabari bugacya. Niba nawe uranga ukibuka ko urasohoka mu kabari ugataha, ariko umugore wanjye we rwose ntabwo icyo gitekerezo ushobora kukigira.
usanga afite umugabo uyu munsi aje kuba afite undi, agira agahinda kenshi, wa mugore monsiyo ziramufata, zimaze kumufata arangije yakora ku mugabo aramubwira ati pole basi, ati hangane bibaho. N'ubundi nyine abantu benshi bakora ibintu byinshi bibi kubera ko bagiye bahura na stress. Umugabo aravuga ati ariko ngiye bikabije pe, umugore wanjye ni mubi cyane. Umukobwa aravuga ati oya, ntabwo umuntu aba ari mubi, ati ahubwo hari igihe aba afite n'imico nyine yakuranye, ati ahubwo ihangane mbone basi wishimye guseka, ati singiye gusanze umugabo wanjye bizi kuriya rukora nishimye, ati basi dukomezanye, hanyuma were ukomere nanjye nkomere, twere kurira twese, ati kuko biriya ni iby'akanya gato rwose, ati umunsi uzaba umwe ibintu byose bisubire ku murongo. Nicyo cyizere ngiye mporana, kubera ko usanga uyu munsi ari bibi ejo ugasanga ni byiza. Umugabo aramubwira ati urakoze ko nkomeje, ni ukuri, ati ndagukomeje, ati nanjye mfite igikomere, ati ariko nyine byose biba bigomba kurangira. Ibintu ni iby'isi nyine, kandi uko isi igenda ibintu byose bigenda bihinduka, kandi nta mpamvu yo kubabazwa n'ibintu bito nk'ibyo ngibyo. Uwo ni umugore uri kubwira uyu mutagisimeni, avuga ati ariko ngiye mfite igitekerezo, nta kuntu njye nawe twakwihuza ko n'ubundi ubona ko n'abacu batangiye kwihuza. Umugabo aravuga ati oya, njye ntabwo nshobora kubijyamo, ati ariko nyamara ubitekerezeho neza. Bakura mu biganza avuga ati okay, umunsi umwe uzaze kunsura, hanyuma tubiganireho neza, hanyuma turebe umwanzuro twafata. Umugore yarahagutse arigendera. Umudatinze barakwereka wa mutagisimeni rwose yaje yatibije mu gashati ke n'agakoboyi ke, nuko atambuka rwose nk'ibogari. Bidatinze yaraje, wa mugore nawe aza kumufungurira. Barakwereka umugore nuko ateye nuko atambuka. Mwitsa ko yari Pascal Capfilms, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Umugore mu gufungura abona taximan yiziye bagenzi. Taximan yaje n'ibyishimo byinshi, yaje aravuga ati bumeze bite, iminsi myinshi nari mukomeye nari muherutse. Wa mugore yaje aravuga ati ati noneho ndabona uje da, ati ariko se kuje kandi wari wambwiye ngo ntabwo uzaboneka, bigenze bite? Ati nanjye nyine umwanya ndawubonye birantunguye, hanyuma ndavuga ati reka nze mpagere. Ati wow, ati amahirwe ugize nuko usanze nanambaye nakarabye meze neza. Ati se hari surprise ufite, hari ahantu ushaka kunjyana? Taximan amubwira ati ntabwo nabura aho nkujyana, ati ariko nawe ufite aho kunjyana wantwara nta kibazo. Bidatinze barakwereka baje mu nzu. Udufilime twacu tujya dutinda, baraje baricara mu gatebe rwose kamwe, umugore yitegera umusore n'umusore yitegera umukobwa, hanyuma batangira kuganira gake gake. Umusore aramubwira ati rero uko ndeba uku nguku umugore wanjye uko umureba kuriya. Ubwo nyine byahise birangirira hariya, ntabwo ashobora kuza ngo atsabe imbabazi, ni ukuvuga ngo uzajye nazaza abandi. Ati nta n'ijambo na rimwe yambwira rishobora gutuma umutima wanjye nibura utuza. Umugore avuga ati ariko rwose, ati ariko ubundi niba umugore abona ko akunaniye, nanjye nkabona ko umugabo ananiye, waretse tukihuriza, hanyuma natwe tukabereka utuntu twikorera. Bidatinze barakwereka umugore yaraje afata akamodoka rwose, hanyuma aragatwara. Umuhungu ari kugenda amwereka amubwira ati ngewe nzavugisha imodoka neza, kubera ko umugore ngo yajyaga atwara afite ubwoba rwose. Hanyuma bidatinze barakwereka agafilime kacu karacyakomeje bagenzi, agafilime kacu n'urukundo. Barakwereka wa musore na wa mukobwa rwose batagiye baganira basekana gake gake, bakareba n'akana ko mu jisho, dore nuko barebana. Umusore akamubwira ati ariko uri mwiza, ati urakoze, yamara kumushimira rwose akavuga ati ariko nawe uri bogari, ati ubundi ni gute abantu budotesha umutwe. Hanyuma barakwereka bakira aho ngaho bibereye ahantu bari kuganira, bafatanye mu kaganza gutyo. Bidatinze barakwereka hari abantu baje baranje barabikanga, baravuga ati se bari abantu bimeze bite ko mbona abantu baje hano, katika twimukire tugende twivire hano hantu. Bidatinze barakwereka barahagurutse baragenda. Agafilime kacu karacyakomeje bagenzi. Mu gihe bari kugenda, wa mukobwa aje abona umugore, kumbi abona ni wa mugore uje ari kumwe na wa mugabo. Kumbe cya kigabo gifite ibipapuro bigaragara ko kije kumuhereza divorce. Kiramubwira ati fata divorce noneho ngewe ndayikwihereye, fata wigendere. Umugore ntiyatindiganyije, yahise afata ibyo bipapuro rwose n'umutima mwiza. Aragera amubwira ati okay, urayimpaye noneho, ati n'igihe cyose nayigusabiye noneho final ubonye ko bidakunda urayimpaye. Wa mugore aba aravuze ati genda uyifate, n'ubundi twabonye ko wowe n'umugabo wanjye namwe muhuza, mujye guhuza ibyo muhuza, twababonye twabifatiye, kubera ko n'ubundi hariya mwari muje, ntabwo mwari muje muri kiliziya, nibyo mwari muje gukora rwose, nuko mwasanze twabatanze. Ati n'undi munsi, ati ntabwo nzakugarukira mu buzima, ati kandi umugabo wawe ni mwiza kurusha uwanjye. Bidatinze barakwereka wa mugabo yahise aza
akiza aza afata wa mugore aramubwira ati oh my god, ati ibyo muri kuvuga twarangije kubitekereza kare rwose. Cya polisi kiravuga ati noneho n'ubundi mwari mwemeje ko mugomba kugira gufatanya namwe mukihuza, ati mureze ibipapuro byanyu, ati fata amaheru yawe ugende, ati ngewe ntukankange unkangisha ubwo busa bwawe, ati imitungo ufite hari imitungo ufite nge ntafite. Bidatinze kwereka umupolisi n'umugore baragiye rwose barigendera, bavuga ati okay katwigire mu byacu, dore nuko bagenda. Wa mugore avuga ati wabonye ko noneho bihuje natwe bakaba baduhaye rugari, ati Imana ishimwe, ati ubundi igitekerezo nazanye urabona atari igitekerezo cyiza. Akamwicira akajisha akamubwira ati ubundi urabona igitekerezo nayo ifite atari igitekerezo cyiza, ati barahoberana rwose. Umutaximene aravuga ati Imana ishimwe ko yaduhuje rwose, ati nanjye kagahinda nari kuzagakizwa n'iki. Wari wabona umuntu ufite agahinda we n'undi ufite agahinda bari guhumurizanya. Agafilime kacu we kararyoshye mama we, muze mwicire hano kandi agafilime niba kakuryoheye ijya muri komenti wandikemo imitima myinshi ukanda like rwose, hanyuma uze twongere turyoherwe n'agafilime kacu, dukomeze turyoherwe n'agafilime kacu. Wibutsa ko iyo ari Pacific Frames, kana subscribe kugira ngo tujye turushaho kuryoherwa n'udufilime twacu. Nk'abantu buriya nimuzajye mubona abantu bose bagiye mu tubari basinze bagize bate ngo muhite mubajudginga cyangwa se muvuge ngo uyu muntu ni mubi, uyu muntu ni umusinzi, uyu muntu afite imico itari myiza. Oya, hari igihe ubuzima barimo cyangwa se ibyo ari gucamo biba bimwemerera kunywa izo nzoga kugira ngo arebe ko yakibagirwa ibyo bintu byose agenda abona cyangwa se agenda anyuramo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubwo rero wa mupolisi yatsindiye umugore w'umutaximene ndetse n'umutaximene atsindira umugore w'umugabo w'umupolisi. Agafilime kacu nuko kagenze rwose bagenzi, ariko buriya inzoga ntabwo ari nziza, kandi n'ubona umuntu ari kuzinywa ntukifate ngo umujudginge ngo uvuge ngo uriya muntu ni mubi rwose, kubera ko mwabonye ko uriya mugore yazinywaga kubera umugabo we yari yaramunaniye rwose azana abagore hirya no hino, mu gihe n'uyu mugore w'umutaximene yanywaga inzoga kubera ari agakungu yagiyemo akazimenyera. Agafilime kacu nuko kagenze, ntuzakigwe n'agafilime k'ubutaha. Ciao ciao.